abasuje abakristo bene data b'itorero rya Kristo ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana ryo hejuru yo kwezwa, uko twabibabwiye cyangwa se twabibatangarije yuko uku kwezi kwa munani ari ukwezi ko kwiga cyangwa se ko kwezwa, umuntu yezwa na mugenzi we, cyangwa se twiga amagambo y'Imana atubwira hejuru yo kwezwa. Ubu rero n'undi munsi twongeye guhabwa n'Imana. Turashimira Imana yo mu ijuru yongeye kandi kutubonera uyu mwanya ngo tubashe kugaragara imbere yayo. N'ubuntu twagiriwe, n'ubuntu n'imbabazi z'Imana, n'urukundo rw'Imana. Imana yatwongeye kandi uyu munsi yatwongera ubuzima kugira ngo twongere tuyivugire. Rero ndakwiyegereje mwene data, umukristo w'itorero rya Kristo ku isi, cyangwa se undi wari wese wadukurikira kuri iyi channel, kugira ngo bashe gusangira natwe ijambo ry'Imana iduhaye muri iki gitondo ca none. Rero reka dusenge mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Uwera mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, tubaye imbere yawe gitondo cy'uyu munsi wa none. Turashima ubuntu bwawe, turashima imbabazi zawe, turashima kutuzirikana, kuturinda. Wemeye kandi ko tongera kubona uyu munsi ishimwe ryawe turariguhaye. Dufatikanyije ibyaremwe byose kuvuga amashimwe imirimo udukorera. Rero uyu munsi twongeye guhabwa wo kongera kwiga ijambo ryawe, tuvuga hejuru yo kwezwa, dutekereza hejuru yo kwezwa, uko ijambo ryawe niko ritubwira ngo twahamagariwe kwezwa. None rero turakurarika kubana natwe mu ijambo, abaduteza amatwi natwe ubwacu tugiye kurivuga. Mwuka wawe yururukirwa ngo tubashe kugira icyo tugaburira ubwoko bwawe abaduteza amatwi. Urakoze Mana kubasha kubana natwe muri zose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Rero nkuko nari mbivuze, kuno kwezi ko kwezwa itorero rya Kristo, tubwira abakristo hejuru yo kwezwa. Twabivuzeho mu buryo bwinshi, n'abashumba bagenda kuri iyi channel bavuga hejuru yo kwezwa. Ubwo rero numva n'ubundi n'iryo jambo dukomerezaho, kwezwa. Ubundi kwezwa ko twabisobanuye mu magambo make cyangwa se atandukanye. Twagiye gusanga kweza, dusanga kwezwa ari uburyo bwinshi cyane. Twagiye dusanga kwezwa ni umuntu Imana itandukanya n'ibyaha, no gutandukana n'ibyaha. Imana ikagutoranya, ikakwezereza umurimo wayo. Tubisanga kuko twabivuze, Abalewi baratoranijwe, ba Samusoni bari baratoranijwe babana ziri imbere y'Imana. Abatamzi bagaza batoranwa mu miryango yabo, bakaba abantu bahamagariwe gukorera Imana. Kubw'ibyo rero kwezwa no gutandukanywa n'ikibi. Ikindi kandi dusanga kwezwa ni urugendo rw'umukristo, kandi urugendo rw'igihe kirekire. Kwezwa rero ni urugendo, ndetse kandi turagusanga atari urugendo gusa, dusanga ari urugendo rwo gusa na Yesu Kristo. Ubwo rero ni igisobanuro cyo kwezwa mu yandi magambo. Turagusanga kandi kwezwa ari ubuzima, yani ni ubuzima bw'umunsi ku wundi, ni ubuzima bw'umuntu. Kandi ubuzima, hari amagambo nasomye nsanga ubuzima no butangirira mu gihe umuntu avutse, bukagera mu gihe umuntu apfuye. Yani ubuzima ni gutangirira mu ivuka ry'umuntu bukagera mu gupfa kwiwe. Igihe kiri hagati yo kuvuka no gupfa, icyo nico buzima. Igihe kiri hagati yo kuvuka no gupfa, icyo nico bita ubuzima. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ko rero kwezwa, ubuzima bwejejwe, ni ubuzima. Ni iki gihe kiri hagati mu gihe umuntu avutse no gupfa, iki gihe kiri hagati ni ubuzima. Ubwo buzima rero niko ijambo ry'Imana ritubwira yuko kwezwa ari ubuzima. Rero uyu munsi wa none nasaba yuko icyo umwuka yampaye kuvuga, nashatse ngo tuvuge hejuru y'umugisha cyangwa se imigisha tubonera mu kubaho ubuzima bwejejwe. Twabivuze kenshi, ariko kandi hariho umugisha. Abantu babasha kumvira ijambo ry'Imana, bakabasha gukurikira icyo ijambo ry'Imana ritubwira, babasha kuronga umugisha. Rero mu kubaho ubuzima bwejejwe, hari umugisha tubasha kugabana, cyangwa se hari umugisha tubasha kubona kubera ko twabayeho ubuzima bwejejwe. Kubw'ibyo rero uyu munsi wa none turaganira hejuru yo umugisha tubonera mu buzima bwejejwe, cyangwa se umugisha tubonera mu kuba mu buzima bwejejwe.
rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kuja muri ubwo buryo tureba iyo migisha tubasha kuronka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo, aha twakomeje kuhasoma n'ubundi kuko n'iryo jambo ry'uku kwezi turimo. Turaza gusoma n'ahandi. Soma Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Twongere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya ni ibice 5 umurongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. Aya niyo magambo tubasha guhagararaho uyu munsi kugira ngo tubashe kwiga hejuru y'umugisha tubonera mu kuba mu buzima bwejejwe. Yani turaganira hejuru y'ubuzima bwejejwe. Uko naje gusoma ijambo ry'Imana twiga kuri aya magambo yo kwezwa, dusanga kwezwa na Yesu Kristo ni watwogeje, atwejesheje amaraso yiwe. Ariko kandi uko twakomeje tubivuga, twaje gusanga harimo uruhare rw'umuntu kugira ngo abashe gushikira iyo ntambwe yo kwezwa. Twaje gusanga uruhare, kamisubiremo gatoya, uruhare rw'umuntu. Umuntu ategerezwa kubaho ari umuntu usoma ijambo ry'Imana, cyangwa se ari umukristo usoma ijambo ry'Imana, ari umukristo utekereza ku ijambo ry'Imana, ari umukristo ubasha gusenga, ari umukristo ubasha kubaho aterana, ari umukristo ubasha kubaho yirinda, kandi akaba umukristo uramya Imana. Rero ubu buzima twaje gusanga n'ubuzima bushobora kugufasha kugira ngo ubashe kugera mu rwego Imana ishaka bwo kwezwa, kuko ntibishoboka yuko wakweza cyangwa se wagira ubuzima bwejejwe utazo usoma ijambo ry'Imana. Kandi twarasomye dusanga yuko ikitweza ni ijambo ry'Imana, kandi tubayeho dusenga, tubayeho duterana, tubayeho tuvuga ubutumwa bwiza, tubayeho turamya Imana. Ibyo byose tujya gusanga ibyo nibyo bidufasha kugira ngo tubashe kugera mu rwego twabasha kwezwa. Imana ishimwe cyane, kubera kuko twaje gusanga ubuzima bugizwe n'ibintu byinshi. Rero ubu buzima bwo kwezwa bugizwe n'ibi bintu. Ni mu gihe rero udaterana, mu gihe udasoma ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buba bufite ikibazo, ntabwo uba ufite ubuzima bwuzuye. Cyo kimwe nuko uyu munsi wa none urugero rufatika, umuntu ubayeho atajya, umuntu ubayeho atoga, ni ukuvuga ngo ubuzima bwe buraza kuba affected, cyangwa se buragira ingaruka bitewe nuko uyu muntu ubuzima bwiwe budahagaze neza, yani ntibufite intungamubiri. Hari abo twabiganiriyemo mu bakristo b'itorero rya Kristo ku isi, yani ubuzima bwawe ntibufite intungamubiri. Rero ubuzima bwacu bwo kwezwa ni ubuzima bukeneye intungamubiri, kandi izo ntungamubiri nuko dusoma ijambo ry'Imana, nuko dutekereza ku ijambo ry'Imana, nuko twumvira ijambo ry'Imana, nuko tubasha kubaho mu buzima bwo kwirinda. Rero mu buzima bwacu bwa Kristo tubasha kumenya neza ubuzima budahagaze neza, cyangwa se ubuzima burwaye. Yani ubu buzima iyo butumva ijambo ry'Imana, ubu buzima iyo butabayeho bwirinda, uyu buzima butabayeho busenga, ni ubuzima burwaye. Imana ihimbazwe cyane. Niyo mpamvu n'amagambo y'Imana twasomye yatubwiye hejuru yo kubana n'abantu bose amahoro ndetse no kwezwa. Rero kuvuga ngo umuntu abane n'umuntu amahoro ni ubuzima babayemo, ni ubuzima ababayemo. Rero mu gihe utabaye muri ubu buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe buri mu kibazo, burarwaye. Niyo mpamvu usanga umuntu ntashobora kuvugisha undi neza, umuntu ntashobora kubana n'abandi amahoro, kubera ko ubuzima bwe ntibufite intungamubiri. Uko twita ku mibiri yacu tukayigaburira, uko twita ku mibiri yacu tukayuhagira ndetse tukayambika, aba ariko tuzirikana nuko ubuzima bwacu bwo mu mwuka bukeneye kwitabwaho. Ubuzima bwacu bwitabwaho gute?
bitabwaho nuko dusomye ijambo ry'Imana, nuko twabashe guterana ni ikintu kinini cyane ku mukirisitu, ni intungamubiri ikomeye cyane, n'ubuzima ni ikintu kikubeshaho. Ubwo rero ubwo buzima mu gihe udaterana, ubuzima bwawe bufite ikibazo. Ubwo rero uyu munsi wa none nibwo nashatse kuko twongera kandi kuganira ku ijambo rivuga ngo umugisha tubonera mu kubaho mu buzima bwejejwe. Niyo twasomye mu ijambo ry'Imana hano mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugeza kuri 23, niyo hatubwiye ngo hejuru y'imbuto z'umwuka. Yani mu gihe tubaye ubuzima bwejejwe, icyo gihe tubasha kwera imbuto z'umwuka. Yani umugisha wa mbere tubonera mu kubaho mu buzima bwejejwe bitubashisha kwera imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ni umugisha wa mbere tubasha kubona. Imana ishimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo imbuto z'umwuka twera tuzibashishwa nuko twabayeho mu buzima bwejejwe. Kandi naje gusoma ijambo ry'Imana sanga imbuto z'umwuka nibwo bukristo. Turaja kuzisoma nimara mwumve yuko uwo mugisha utabasha kuwugabana utabaye mu buzima bwejejwe. Kubaho mu buzima bwejejwe biragufasha muri urugendo rwo kuza twenda ngo duse n'Imana, muri urugendo rwo kuja mu bwami bw'Imana. Rero umugisha wa mbere uko narivuze ngo umugisha wa mbere tubonera mu kuba mu buzima bwejejwe nuko tubasha kwera imbuto z'umwuka. Kandi ijambo ry'Imana uko ritubwira riravuga ngo imbuto z'umwuka ngo ziragaragara. Ikintu cya mbere ngo ni urukundo. Bivuga ngo umuntu ntashobora kugira urukundo mu gihe atabayeho mu buzima bwejejwe. Rero hari igihe kenshi dushakira urukundo mu bantu tukibwira yuko rwapfa kuza gusa. Ntibizashoboka yuko wagira urukundo muri wewe utabayeho mu buzima bwejejwe. Yani ubuzima bwejejwe ni imbuto, ni ikintu kibasha kutuzanira kwera imbuto y'urukundo. Mu gihe utafite ubuzima bwejejwe ntutekereze yuko uzabasha kugira urukundo muri wewe. Imana ihimbazwe cyane. Ntabwo urukundo rwizana, urukundo ruva ku muntu ufite ubuzima bwejejwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twahamagariwe kubaho ubuzima bwejejwe. Rero mwene data, uyu munsi wa none nifuje ko dusangirira ijambo. Tekereza ku buzima bwawe. Niba ari ubuzima bwejejwe uzagira urukundo muri wewe. Ariko niba udafite ubuzima bwejejwe, niba utabaye ubuzima bwejejwe, ntibishoboka yuko wagira urukundo. Kubera kuko urukundo ari imbuto z'ubuzima bwejejwe, ari imbuto z'umuntu ubayeho mu buzima bwejejwe. Ikindi kandi naje gusanga ibyishimo ni umugisha. Ni umugisha dukura he? Ni umugisha dukura mu kuba mu buzima bwejejwe. Bene data, numva ibi bintu biragoye. Kubera ihe mpamvu akenshi ibintu tutabona mu bantu, ibintu dushobora gushakira mu bantu tutubibone, biva kure cyane. Biva mu kutaba mu buzima bwejejwe. Umuntu utafite ubuzima bwejejwe ntashobora kwera, ntashobora kugira umugisha w'ibyishimo. Imana ishimwe. Rero biradusaba kugira gute? Biradusaba kubaho mu buzima bwejejwe kugira ngo turangwe n'ibyishimo. Niba warabuze ibyishimo, niba utagira ibyishimo mu buzima bwawe, niba utagira ibyishimo aho utuye, niba utabana n'abandi neza, ntibishoboka, ntibizapfa kwizana, ntibiva ku mafaranga. Ibyishimo ntibiva ku mafaranga, ibyishimo ntibiva ku buzima bwiza, ibyishimo ntibiva kuje abantu batunze, biva mu kubaho mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe butuzanira umugisha wo kugira ibyishimo. Imana ihimbazwe cyane. Ikindi kandi naje gusanga amahoro dushaka mu bantu ntabwo dushobora kuyabona. Kubera iki? Ubuzima bwejejwe ntibabufite. Ubuzima bwejejwe nibwo buduhesha kubaho amahoro. Kuko ijambo ry'Imana ryabidusabye. Yavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ntibishoboka yuko itorero ryogira amahoro ritaba mu buzima bwejejwe. Yani ubuzima bwejejwe butuzanira amahoro, butuzanira kubana n'abantu bose amahoro. Biradusaba gushakisha ubuzima bwejejwe. Biradusaba kubaho mu buzima bwejejwe kugira ngo tubashe kugira amahoro. Ikindi nongeye gusanga, naje gusanga kwihangana ni umugisha tubonera mu kuba mu buzima bwejejwe. Ni usomye mu ijambo ry'Imana biragenda bikwereka ikintu bukindi. Harimo kwihangana, harimo kugira neza, harimo ingeso nziza. Ntibishoboka yuko wagira ingeso nziza,
niba hari abantu batakigira ingeso nziza, niba hari abantu batakigira kwihangana, nta handi biva mu buzima bwabo butejejwe. Ubuzima bwabo butejejwe ntibushobora kuba bwatanga kwihangana muri bo. Kandi itorero rirasabwa kurangwa no kwihangana. Umukristo ategerezwa kuba afite kwihangana. Tibishoboka yuko udafite kwihangana mu buzima bwawe. Sinzi ko ari ico wabasha kugera mwene data. Muri iyi si hariho ibigeragezo, muri iyi si hari intambara nyinshi, ariko kwihangana ni urufatiro rukomeye rw'umukristo. Mbese uku kwihangana tugukura he? Niba ubayeho mu buzima bwejejwe, nta kabuza uzahabwa umugisha wo kuba ufite kwihangana muri wowe. Mwene data, ndagusaba umukristo mwene data uduteza amatwi cyangwa se udukurikiye kuri iyi cyano, kugira ngo uyu munsi wa none ibyo wumva byarakunaniye muri ibi byose, niba ari urukundo, niba ari ibyishimo, niba ari amahoro, niba ari ukwihangana, niba ari kugira neza cyangwa se ingeso nziza, reba suzuma ubuzima bwawe. Garuka inyuma usuzume ubuzima bwawe, urebe kubayeho mu buzima bwejejwe, kuko ibyo byose biva mu buzima bwejejwe. Kubera kuko twaje gusanga kwezwa ari ubuzima umuntu atangira avutse hagati kugira ngo umuntu agere ku rupfu. Ubu n'ubuzima umuntu agomba kubamo. Ubwo buzima Imana irashaka ko ububamo umeze ute. Imana irashaka kuba ububamo wejejwe, kandi ubu buzima bwejejwe bukagenda bukuzanira umugisha. Kuko ibi byose ntitubikura, kuko nari mbivuze, ntibiva mu isi, ntibiva mu bakomeye, ntibiva mu banyabwenge. Ibyishimo ntibiterwa nuko abantu bizi, ibyishimo ntibiterwa nuko ufite amafaranga. Hari abafite amafaranga batagira ibyishimo. Ariko uyu munsi wa none ndashaka kukwereka neza yuko icyatuma ugira ibyishimo, reba niba ufite ubuzima bwejejwe mwene data. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Ikindi nongeye gusangamo, nasanzemo ijambo rivuga ngo umugisha twongera kandi gukura mu buzima bwejejwe no gukiranuka. Ubu ni ubuzima bw'umukristo. Umuntu wese udafite ubuzima turimo tuvuga ngaha, iyi migisha yose utayigira, uyishakisha ukayibura, menya neza yuko aho wayikura ari kuba mu buzima bwejejwe. Tusanze gukiranuka. Imana ihimbazwe cyane. Hari muri ibyo waririmbye aravuga ngo gukiranuka k'umuntu kuza kwanduruka kukagira ibizinga, ngo none umubona ari mwiza, ejo ugasanga yahindutse ukundi. Uko ni gukiranuka k'umuntu. Kandi akenshi abantu barwana bashakisha gukiranuka, ariko kandi titwagombye kurwana dushakisha gukiranuka. Reka tube mu buzima bwejejwe, gukiranuka kuzizana, kuko ni umugisha ukurikira umuntu ufite ubuzima bwejejwe. Imana ihimbazwe cyane. Kandi tuza gusanga hari amagambo kugwa neza no kwirinda. Aya ni amagambo twasomye n'ubundi. Aya ni amagambo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ziva he? Imbuto z'umwuka ni umugisha duhabwa. Umukristo iyo abaye mu buzima bwejejwe, umugisha ahabwa ni imbuto z'umwuka zirimo urukundo, zirimo kwihangana, zirimo kugira neza, zirimo amahoro, zirimo kwirinda no kugwa neza. Bakristo bene data, ubu ni ubuzima bw'umukristo. Ubuzima bw'umukristo uzaja mu bwami bw'Imana. Rero uyu munsi wa none Imana itugiriye neza gutahura neza yuko icyo dutegerezwa gukora niki, ni ugusuzuma ubuzima bwacu, ni ugusuzuma urugendo rwacu, urugendo twatangiye rwo gusa na Kristo, urugendo twatangiye rwo kuja mu bwami bw'Imana. Kubera kuko kwezwa ni safari ndefu sana, kandi ni safari ya maisha. Ubwo rero biragusaba iki mwene data? Reba niba ubayeho ubuzima bwejejwe. Niba ubayeho ubuzima bwejejwe, ufite umugisha imbere y'Imana, ufite umugisha wo kubana n'abantu bose amahoro, ufite umugisha w'urukundo, ufite umugisha wo kwihangana, ufite umugisha w'ingeso nziza. Abakristo benshi ntibakigira ingeso nziza, baragwana nuko bogira ingeso nziza, ariko ntibyiza. Bifite aho biva mu kubaho mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe ni ubuzima bubayeho bushakisha gusa n'Imana, ni urugendo rwo gusakira gusa n'Imana. Niyo twasomye amagambo y'Imana, kuko ngo mubane n'abantu bose amahoro, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mwene data mu Kristo, mwene data, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ritugezeho kugira ngo
turebe niba turiho ubuzima bwejejwe, tubayeho ubuzima bwejejwe. Niba ubayeho ubuzima bwejejwe, ufite umugisha imbere y'Imana, ufite umugisha ababyeyi batoguheza, ufite umugisha igihugu kitoguha, ufite umugisha utabonerwa mu isi. Ni umugisha wo mu bumana, ni umugisha w'amahoro. Amahoro nta soko wayasangaho. Amahoro muri ibi zimwe yararimbye aravuga ngo nta mahoro yuzuye muri iyi si twabona, ngo kwa data gusa ngo niyo honyine haboneka amahoro, cyangwa se muri hasendereye amahoro. Rero mwene data, waba warabuze amahoro, reba niba ubayeho ubuzima bwejejwe. Mwene data, waba warabuze ibyishimo mu rugo rwawe, cyangwa se aho ukorera, cyangwa se mu itorero, reba, suzuma ubuzima bwawe ko bubayeho bwejejwe. Iyo niryo tsina ryo kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'ibyishimo. Imana ihimbazwe cyane. Kandi nasomye ijambo ry'Imana, katuhasome gira ariyo tuza gusozereza. Ni mu Bagalatiya nk'uko twabisomye. Haravuga ngo imirimo ya kamere iragaragara, igice cya 5 umurongo wa 19, gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kurema ibice, no kugomanwa, gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Mutegere ko ijambo ry'Imana rivuga, haravuga ngo ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Amen. Rero nabitekerejeho nsanga n'abakora ibisa n'ibingibi bafite umugabane wabo, bafite umugisha babona, bafite imigisha babona. Ibi ni ibihembo by'ababayeho ari abanyabyaha. Ariko umva iki ijambo ry'Imana nashatse kubabwira, ni ikivuga ngo nababwiye kenshi yuko abakora ibisa n'ibingibi batazaragwa ubwami bw'Imana. Rero ibi dukora byose bene data, si ibintu dukora ngo birangirire aha ngaha, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo utejejwe ntazabona umwami Imana. Yani ni ugukora ibingibi, ariko kandi dufite iyo tujya ni mu bwami bw'Imana. Abakora ibisa gutya, ndababwira ngo kenshi yuko batazabona ubwami bw'Imana. Rero biradusaba kuba maso, biradusaba kwirinda, biradusaba kubaho ubuzima bwejejwe kugira ngo tuzabashe kubona ubwami bw'Imana. Mwene data, suzuma ubuzima bwawe, suzuma ibyo ukora, suzuma ibyo ubamo, ibyo ubuzima bwawe uko bubayeho. Twezwa n'ijambo ry'Imana, ariko kandi iyo tubaye mu buzima bwejejwe, twarashikiriye ubuzima bwejejwe muri twebwe, tubasha kugira uwo mugisha. Uwo mugisha twasanze ari ubuzima bw'umukristo. Rero niba mwene data waba warabuze amahoro, waba warabuze ibyishimo, waba utagira kwirinda muri wowe, waba utabana n'abandi amahoro, suzuma niba ubayeho ubuzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe nibwo budufasha kubaho mu buzima bwa gikristo, tukazabasha kuzabona umwami Imana. Mwene data, uyu munsi wa none ryo ni ijambo ry'Imana ritugezeho, ndakwingingira kugira ngo usuzume ubuzima bwawe. Uyu munsi wa none wosuzuma ubuzima bwawe, kandi urashobora guhinduka ukabasha kuronka iyo migisha, ukabasha kuzaronka amahoro, ukabasha kuronka ibyishimo, ukabasha kuronka kugwa neza. Ibyo ni umugisha tubona mu gihe tubayeho ubuzima bwejejwe. Rero ijambo ry'Imana ridushakaho uyu munsi wa none ni ugusuzuma ubuzima bwawe ko ari ubuzima bwejejwe, ari ubuzima bubayeho kuko Imana ishaka, ari ubuzima bwatandukanijwe n'ibyaha. Ni ugutandukanywa n'ibyaha, gutandukanywa n'ibitari ubushake bw'Imana. Iyo utandukanijwe n'ibyo ngibyo, nta kabuza ubaho ubuzima bwejejwe. Kandi iyo ubaho ubuzima bwejejwe, ubasha kuronka iyi migisha yose twabashe gusoma mu ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kuronka iyi migisha, ndakwifuriza gusuzuma ubuzima bwawe uko bubayeho, nimba bubayeho kuko Imana ishaka. Bene data, Imana mu ijuru duheze umugisha, Imana mu ijuru duhe gusuzuma ubuzima bwacu, kwihana, kubana n'abandi amahoro, tukamenya iyo biva kugira ngo tuzabashe kuzaragwa ubwami bw'Imana. Rero reka dusengera imitima yacu, dusengera abakristo bose bitorero rya Kristo kwisi n'abandi bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo uyu munsi Imana ihindure ubuzima bwawe, Imana igarure ubuzima bwawe n'ubuzima buhindutse,
kandi ubuzima buhindutse ni ubuzima butanga ubundi buzima. Reba niba ubuzima bwawe bushobora gutanga ubundi buzima. Reba niba ubuzima bwawe bushobora gutanga ubundi buzima. Rero ubuzima bw'umukristo ni ubuzima bushobora gutanga ubundi, yani ukubayeho abandi boronka ubuzima biciye muri wewe. Kubera iki? Ibyo uvuga bitanga ubuzima, imibereho yawe itanga ubuzima. Rero reba niba ubuzima bwawe bwarahindutse bukaba ari ubuzima bwejejwe. Imana mwijije duheze umugisha, Imana mwijije tuganze, mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu Uwiteka Imana ishobora byose, turasabira buri muntu wese uduteza amatwi, abari ku isi yose bateze amatwi ubutumwa bwiza, kuko Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ndasabira buri muntu wese uduteza amatwi kugira ngo asuzume ubuzima bwe ko ari ubuzima bwejejwe, kuko ijambo ryawe ritubwira ngo umuntu wese utabana n'abandi amahoro, umuntu wese utabaho ubuzima bwejejwe tazabona umwami Imana. Icyo ushaka nuko tuzaba mu bwami bw'Imana, icyo ushaka nuko dukiranuka kandi tukamenya ukuri kukatubatura. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwamenye ukuri kuzababatura. Reka rero abantu babe barabatuwe mu byaha, abantu babe baratandukanyijwe n'isi, abantu bashake kubaho ubuzima bwejejwe kugira ngo babashe kuronka imigisha ingana nk'ingi tumaje gusoma. Mana, mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, gira ubuzima uhindura, gira umutima uhindura, gira abantu ubasha gutunganya ubuzima bwabo kugira ngo bube bukiranuke. Mana, urakoze cyane ko ari ubuzima ugendere, hari ubuzima uzuye, hari imbaraga wongereye ubwoko bwawe. Abaguteza amatwi bose itorero rya Kristo ku isi, abateza amatwi kugira ngo bumve ubushake bwawe biciye mu ijambo ryawe. Data, urakoze cyane kubasha kugira neza, urakoze cyane kubasha kubatabara no kubemerera kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Ntawawe kwihindurira ubuzima, niwe ufite imbaraga zo kubuhindura, niwe ufite imbaraga zo gucecekesha igisa n'ikibi cyose mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu babashe kubaho kandi babaye mu bushake bwawe. Urakoze Mana kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisaze twizeye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana.